usanga abana b'urubyiruko umuntu agiye kwangiza ubuzima bwabo ngo kubera ngo ibiryo ngo nzakugurira inkoko ngo nzagusohokana ngo ahantu gutya muri restaurant ngo nzaguhereza ibiki n'ibiki ariko ibyo byose muri aljanna birimo. nusoma surati al-waqi'a wa fakihatin mimma yatakhayyarun hari imbuto muri aljanna noneho uzajya urya izo ushaka uri gutoranya. hari imbuto abantu bazajya barya imbuto walahmi tayrin mimma yashtahun abantu bamara kurya imbuto barya inyama z'inkoko, inyama z'ibiguruka ushaka kuvuga inkoko cyangwa se inyoni cyangwa se bifite amababa wavuga. abantu bariye imbuto, batoranyije imbuto, bariye inkoko n'ibindi bashaka kurya. wa hurun 'ain, bafite abagore ba hurun 'ain. baravuga ati no kurya neza buriya babyiza iyo manje kurya imbuto, hashira kanya ukarya ibiryo nkuko muri aya bigaragaye, hashira kanya ufite uwo mwashakanye mu kenjoying. ibi byose ni biri gutwereka yuko kwinjira muri aljanna hari ibyiza byinshi cyane. none twebwe urubyiruko dukunda kwenjoyinga, kwiberaho neza muri aljanna bigaruke cyane. hari umushekhe jazallahu khairan mu bashehe batwigishije yatubwira ati nimujya munyura kuri neema z'isi mujye muhita mukora adhkari cyane na istighfar cyane musaba Allah kubategurira ineema za akhira. nunyura ku modoka nziza ujye wita wibuka mu ijuru amafarasi meza yazaba yarimo y'agaciro, ukore adhkari usabe Allah min fadlihi. nunyura ku nzu nziza ukabona inzu nziza ukabona amajaride meza ugatekereza ku bagore barangaha kuri isi beza, ujye utekereza ibiri muri aljanna bingana gute. noneho usabe Allah fadla kubera ko ibingi bikurangira, ujye ubisaba Allah muri aljanna, unasabe Allah subhanahu wa ta'ala kukwerekera icyatuma ubibona muri aljanna akaba ari cyo ukora. nibura uko uvuge subhanallah, kubera ko uzavuga subhanallah Allah azamutera igiti muri jaride yo muri aljanna. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك الحق المبين القوي العظيم المتين، هو الأول والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وصرف في ملكه كما يشاء حكمة وتدبيرا. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. bavandimwe ishimwe ikuzo ibisingizo byiza ni bya Allah subhanahu wa ta'ala, niwe munyembaraga, niwe nyir'ubushobozi bwose bushoboka. twasabiye intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yuko amahoro imbabazi bya Allah subhanahu wa ta'ala byamubaho we n'abiwe n'abasangira ngendo we n'abamukurikiye n'abazagumya kumukurikira no kumukurikiza kuzageza mu minsi yabo ya nyuma. Reka twongere dushime Allah subhanahu wa ta'ala ku neza ye yatugiriye muri iyi minsi ubwo twafataga icyemezo cyangwa se umwanzuro wo kwigishanya iyi risala cyangwa se iki gitabo cyangwa se izi mpanuro tumaze iminsi turi guhuguranaho, zateguwe na Sheikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Abbadi al-Badri,
n'impanuro 15 zagenewe urubyiruko rwa Kiislamu n'abandi bayisilamu bose muri rusange. Ubwo rero kanongere kubashima abo twabanye kino gihe cyose ko no munsi Allah subhanahu wa ta'ala dufasha tugeze ku mpanuro ya 13 turi busoze ibijyanye n'izi mpanuro. Ubwo rero muri abantu b'agaciro kandi cyane kuko twagize ibihe byiza dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko ya dushira mu bantu bazagerageza kubahiriza ibyo tuzigamo ahangaha. Yavandimwe Islam, mbere yuko twinjira mu isomo ryacu impanuro 13, hari bamwe bagiye babaza ibibazo bitandukanye bagamije kumenya neza igihe cy'ubusore. Igihe cy'ubusore ni imyaka ingahe, n'igihe cy'ubusaza ni imyaka ingahe, n'igihe cy'ubwana ni imyaka ingahe. Ntabwo navuga ngo ababisobanuye bagiye babishira mu byiciro bitandukanye, akenshi hashingiwe kuri ijtihadat. Bakagira ijtihad, yani nabo kugira ibyo bashingiraho bavuga, ariko nta dalili tuzi ivuga ati igihe cy'ubwana ni imyaka kugeza iyi ngiyi, igihe cy'ubusore ni imyaka kugeza iyi ngiyi, igihe wenda cyo kuba umuntu yaba umugabo cyangwa se umugore ni imyaka iyi ngiyi, igihe cy'ubusaza cyangwa se ubucecuru ni imyaka iyi ngiyi. Ariko ala kulli hal birazwi yuko mu Cyarabu hari ibyitwa tufula. Mu Cyarabu hari ibyitwa tufula, ni igihe umuntu akiri umwana uvuye ku mwaka umwe kugeza iwacu bajyaga bakunda kuvuga imyaka 7 nibwo batangizaga umwana primaire, ngo imyaka 7 nibwo batangiye kumenya kuvangura cyangwa se gutoranya icyatsi n'ururo. Noneho wenda kuzamura imyaka 7 kugera kuri 15, akenshi cya 14 ni imyaka umwana nyine babaga bari kuvuga ngo ntabwo yari yagera mu gihe cyo kuba umusore cyangwa se nubwo akiri n'umwana, ariko wamutuma amazi, wamutuma igitunguru, wamutuma iki, batangiye kuvangura icyatsi n'ururo. Ubwo ku myaka 15 abenshi niho bahera barazamuka, bamwe bavuga 15, abandi 20, bakazamuka bakagera ku myaka 30. Iyi myaka bakayita kaba ari imyaka wenda y'ubusore, ashabu, myaka uvuye ku myaka 15 kugeza ku myaka 30. None wava ku myaka 30 kugera ku myaka 40, nayo hari abayita ko ari imyaka umuntu abakiri umusore, ariko iyo ari kwinjira muri za 30 kugeza kuri 40 nibwo twabonye yuko ku myaka 40 umuntu nibwo buriya busore bwe cyangwa se kuba umuntu muzima cyangwa se kuba umuntu uhiye biba biri kwinjira. Twabonye yuko no muri Quran hari aho Allah subhanahu wa ta'ala yerekanye yuko umuntu iyo ageze ku myaka 40 muri suratu Al-Ahqaf, ngo iyo ageze ku myaka 40 ni imyaka umuntu kabisa aba ariho ari mu gihe cye cyo kuba noneho abaye umuntu bavuga ngo arakuze bihagije. Ubwo rero nyuma y'imyaka 40 kuzamuka ukinjira mu myaka 50, ndi kugira nsubize wenda vuba bari turi kujyanana. Iyo umuntu atangiye kwinjira mu myaka 50 akinjira muri 60, buri myaka 60 iyo wayigejejemo ahanini niho batangira kuvuga ngo umuntu yabaye iki, yakuze cyangwa se yabaye umusaza. Neje niko twavugaga hadisi imwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aho yayikomojeho avuga ati azara Allahu imra'a balagha 60 sana, yuko Allah subhanahu wa ta'ala aba yarahaye umuntu igihe gihagije iyo amuhaye umwanya wo kugeza mu myaka 60. azara Allahu imra'a balagha 60 sana.
yuko Allah subhanahu wa ta'ala aba yarahaye umuntu amahirwe yo kuba kuri iyi si bihagije yamuhaye igihe cyo kugeza mu myaka 60 wenda 60 kuzamuka n'iki ni ya myaka twabonye muri hadisi yuko ni inyongera kuko twabonye yuko hadisi nayo yagaragaje yuko ngigihe cyeye umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu bayo kuba kuri iyi si ngo biri hagati y'imyaka 60 n'imyaka 70 ngabakeya niba barenze imyaka 70 buriya niyo umuntu yabonye yarangije imyaka 70 akenshi ajya amenya yuko ari mu nyongezo ya Allah subhanahu wa ta'ala anytime Allah subhanahu wa ta'ala yamwisubiza nubwo twabonye yuko n'abatari bageze iyo ngiyo Allah arabisubiza ubwo nayimvuze mbere yuko twinjira amahanga cyane iki nacyo gisobanuke gutyo muri ubwo buryo insha Allah ta'ala naringerageje nkuko twabibonye taqrib la tahdid nukugira korohereza umuntu kugira asobanukirwe ibyo bintu wabibazaga ntabwo ari kupointa ngo imyaka ngo ni ariko wasobanukirwa muri ubwo buryo twari tumusobanuriye biiznillah yatabisobanukirwa naam reka twinjire kuri wasiya ya 13 wasiya alwasiyatu الثالثة iyi wasiya tumaze gusoma no kureba icyo Sheikh yaragamije ahangaha yaragamije twakora unwani twakora umutwe w'isomo twavuga ngo ni tashwiqu shababi bina'imi aljannati wa maladhatiha ni ugukundisha urubyiruko abasore n'inkumi inema za aljanna n'ibyiza biri muri aljanna abantu b'Islam limadha iyi unwani ni muhimu jiddan abasore n'urubyiruko kubera imibiri yacu cyangwa se imibiri y'abakiri muri iyo myaka usanga dukunda gushukwa n'ibyiza by'isi tukabishira imbere y'ibyiza bya akhira aho uzasanga umusore ugitangiye wenda adolesa ahangayitse umwana w'umukobwa akamuhangayikisha nabonye umwana w'umukobwa ni mwiza ebana ameze neza ari kunyandikira nkishima ugasanga ari muri ibyo ngibyo n'umwana w'umukobwa nawe yabona umwana w'umusore nawe ugasanga yahangayitse kera najyaga numva hari abadwaraga ngo niba abadwaraga namuru niko babyitaga abandi ngo barwaye indege abandi ngo barwaye ibiki kubera urukundo ariko ibi ngibi byumvikane neza twaravuze ngo iyi risala ni muhimu cyane ku rubyiruko ibi ngibi ntibikakwibagize akhira na gato twabonye aya menshi aho Allah subhanahu wa ta'ala yerekanye yuko akhira niyo nziza kurusha dunia yaba surati ad-duha yaba surati al-a'la Allah subhanahu wa ta'ala yerekana ko akhira ni khayrun laka min al-ula akhira ni nziza kurusha iduni niba ari abakobwa ushaka gushyira mu buzima bwawe bari kuri iyi si abari akhira bararenze hari hadisi murayizi aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwiraga abantu kuri hurul ain arababwira ngo la naswifuha khayru min ad-dunya wa ma fiha ngo umwitero umugitangi wa hurul ain ni mwiza abantu bawudwanira baramutse bawubonye ni mwiza kurusha isi n'ibirimo
ubwo rero urubyiruko rugomba kumenya ko ibi byiza biri kuri isi, ibiri akhira birarenze. Allah subhanahu wa ta'ala avuga muri surati ar-Rahman, avuga abagore bo mwijuru, yaravuze ngo fihinna khairatun hisan, abagore beza ubwiza bwabo burarenze. Ubwo rero ibi byose twavuga ku bagore no ku n'ibiryo, twavuga abagore n'ibiryo hari usanga abana b'urubyiruko umuntu agiye kwangiza ubuzima bwabo ngo kubera ngo ibiryo, ngo nza kugurira inkoko, ngo nza gusohokana ngo ahantu gutya muri restaurant, ngo nza guhereza ibiki n'ibiki, ariko ibyo byose muri aljanna birimo. nusoma surati al-Waqi'a, wa fakihatin mimma yatakhayyarun, hari imbuto muri aljanna, noneho uzajya urya izo ushaka uri gutoranya. Hari imbuto, abantu bazajya barya imbuto. Walahmi tayrin mimma yashtahun, abantu bamara kurya imbuto barya inyama z'inkoko, inyama z'ibiguruka, ushaka kuvuga inkoko cyangwa se inyoni cyangwa se bifite amababa wavuga. Abantu bariye imbuto, batoranyije imbuto, bariye inkoko n'ibindi bashaka kurya. Wa hurun 'ain, bafite abagore ba hurun 'ain. Baravuga ati no kurya neza buriya babyiza iyo wanje kurya imbuto, hashira kanya ukarya ibiryo nk'uko muri aya bigaragaye, hashira kanya ufite uwo mwashakanye mu kenjoying. Ibi byose ni biri gutwereka yuko kwinjira muri aljanna hari ibyiza byinshi cyane. None twebwe urubyiruko dukunda kwenjoyinga, kwiberaho neza muri aljanna bigaruke cyane. Hari umushekhe jazakallahu khairan, mu bashehe batwigishije, yatubwira ati nimujya munyura kuri neema z'isi, mujye muhita mukora adhkari cyane na istighfar cyane, musaba Allah kubategurira inema za akhira. Nunyura ku modoka nziza, ujye wita wibuka mu ijuru amafarasi meza yazaba yarimo y'agaciro, ukore adhkari, usabe Allah min fadlihi. Nunyura ku nzu nziza, ukabona inzu nziza, ukabona amajaride meza, ugatekereza ku bagore barangaha kuri isi beza, ujye utekereza ibiri muri aljanna bingana gute. Noneho usabe Allah fadla, kubera ko ibingi bikurangira, ujye tubisaba Allah muri aljanna, unasabe Allah subhanahu wa ta'ala kukwerekera icyatuma ubibona muri aljanna, kabari cyo ukora. Nibura uko uvuge subhanallah, kubera ko uzavuga subhanallah Allah azamutera igiti muri jaride yo muri aljanna. Bavandimwe, ubwo rero niyo mpamvu twavuze tuvuga duti turacyaryoherwa n'iki gitabo kiri kutugarura, kuko turagenda bino bintu bikadutwara bya duniya kuri byo tureba, ariko ibingi birarangira. Ibi byose tuba turi kubona bifite ba nyirabyo bamaze kugera imbere Allah subhanahu wa ta'ala, abenshi bamaze kubisiga. Ibi bipangu byinshi tunyuraho, uzajya gushaka kuvuga umve ati nyiracyo yacyubatse, amaze kucyubaka muri kangahe ahita gisiga, abana baje nabo bagira gutyo no barakigurishije. Ibintu bya duniya hano, ariko bagiye nanjye nawe uje turabagenzi. Ubwo rero niyo mpamvu urubyiruko rugomba gukundishwa inema ziri muri aljanna, kugira ngo biyorohereze kuri izi neema ziranga kuri isi, ntizizanabagwisha muri haramu arizo zibahangayikishije, bibe byanatuma n'impamvu babura iziri muri aljanna. Na aya zivuga ibintu byinshi bavandimwe b'Abayisilamu. Ubwo rero ndashaka turi kumvikana, tugira uburoho bwa aljanna, tugira uburoho bw'inema ziri muri aljanna. Izi ngizi tuzisabemo Allah subhanahu wa ta'ala, ariko tunamusaba turinde ko twazigeraho zo kuri dunia muri haram. Khalas, ubwo tuzakora ibikorwa byiza nkuko turi kubivugaho. Twinjiye rero iyi wasiya ya 13, ma jaa an Rabi'ata ibn Kulthum annahu qala nadhara ilayna al-Hasan wa nahnu hawlahu shababun faqala ya ma'shara ash-shababi أما تشتاقون إلى الحور العين. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه صفة الجنة.
ivugo dukura kwa Rabi'a ibn Kulthum yaravuze ngo umunsi umwe Hasan al-Hasan yavuze al-Hasan babagamije al-Hasan al-Basri yaravuze ngo yigeze kutureba turi abasore turi urubyiruko aratubwira ati ya ma'ashara shabab mwa rubyiruko mwe mwa basore mwe iyo tuvuze abasore baba turi kunyuzamo n'inkumi ama tashtaquna ila al-hur al-'ain ese ntabwo mukumbuye abagore banyu bo muri aljanna bitwa huru al-'ain abahuru al-'ain abagore muri aljanna ese ntabwo muba kumbuye ibi ngibi byo twavugaga umuntu agomba kwicara agakumbura fiancé we wana agakumbura sheri we tubyuvuye gutyo kugira ngo ndabyumvikane agakumbura sheri we agakumbura umukunzi we wo muri aljanna hari hadisi nigeze umunsi umwe ndi kwigisha abadamu ndayisoma na wakad dhakarahu Nawawi fi Riyadus Salihin Nawawi yavuze muri Riyadus Salihin ngo iyo bahuru al-'ain ngo harukuru Allah subhanahu wa ta'ala ajabereka wallahu ala kulli shay'in qadir ngo iyo abagore bo kuri isi wenda hari nk'umugore twitwara neza agasomba umugabo we akamutesha umutwe ngo bahuru al-'ain baravuga ati gumya umutesha umutwe ariko igihe kiregereje kiri hafi atuze tumunyiraha byose rero nabadada yetu hari igihe bumva bino ariko si ngo twebwe ngo kumwebwe Allah ushiriyeho hurul-'ain twebwe ngo bimeze bite wala alla hadha ibyo nibazo wenda tuzasubiza mu minsi iri imbere inshallah ariko nabo bajya bibaza Allah subhanahu wa ta'ala tworeze gusa nabo bamenye yuko Allah subhanahu wa ta'ala ntajya hugusa umugore uzitwara neza kuri iyi si afite ibyiza bihambaye muri aljanna birahari usiwe na wasiwasi hata kidogo kugira wasiwasi nimwe aravuga ati mwebwe niba Allah yarabaremeye hurul-'ain twe bimeze bite namwe byanyu ni byiza niba abagabo haravuzwe hurul-'ain namwe umudamu zinjira muri aljanna byanze bikunze afite ibyiza nkuko umugabo Allah subhanahu wa ta'ala ya abimuhaye aya ni nyinshi zigaragaza yuko ibyiza abagabo bazabona mu ngorano Allah azabahereza muri aljanna n'abagore nabo Allah subhanahu wa ta'ala hari ingorano yabateganyirije nkuko ziteganyirije iki abagabo ko ari izina litavugwa ngo tumenye abagabo bo muri aljanna b'abagore beza bazabitwa ngo iki ntago bivuze yuko batazaba babafite bazaba bafite nabo kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala wama rabbuka bidhallami lil'abid ngo ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala hari umugaragu n'umwe azahuguza wabwo yo gusaharanira kwinjira muri aljanna naho ibyiza bya Allah ntabwo wabona uburyo ubisobanura ariko birahari naam Sheikh tangiye gusobanura rero yaravuze ngo hadha iltifatun badi' iltifatu mu bumenyi bwa balagh no kuba umuntu ashobora kuvuga ikintu mu njyana imwe ariko agamije iyindi njyana kubyo uhita ukivana muri njyana ukagishira muri iyi njyana aravuga ati rero iyi iltifat kubyira Imamu al-Hasan al-Basri kubyira abasore ngo mwarubyiruko mwe ntabwo mukumbuye abadamu banyu bo muri aljanna هذا التفات بديع من الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى يذكر فيه الشباب بنعيم الجنة وما فيها من ملذات ومسرات ngahanga yashakaga kubereka ari no kwibutsa urubyiruko inema zo muri aljanna anabibutsa ibyiza biryoshe n'ibyishimo biri muri aljanna vanwe islam hari igihe umuntu ahura n'ibibazo ukabona yagize kaaba yazinze umunya kubera isi iri kumucanganyikisha ariko la tekereza ko ejo Allah subhanahu wa ta'ala hari ibyo yaguteganyirije isi zakorohera muri ibyo byiza rero wallati minha al-hurul-'ain al-hisan muri ibyo byiza harimo n'aba bagore beza Allah subhanahu wa ta'ala yerekanye yuko ubwiza bwabo burarenze ku buryo batatse n'iki ngiki hari igihe abantu bakunda kukivuga ngo kubera ikinga abagabo b'Abayisilamu ngo mu byo bakunda ngo bakunda abagore naam
mu byo bavuga abagore. Naam, umugabo utarwaye wese akunda umugore. Umugabo utarwaye mu mubiri we ufite ubuzima buzira umuze, urya ibiryo amaraso ye akagitembera neza, mu byo akunda nyuma y'uko ariye yambaye n'iki cyambere mu bintu umubiri we ukunda n'umugore. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala zagumye kudufungura imiryango y'abagore ba halal, aturinde imiryango y'abagore ba haram. Ntabwo rero umugabo wakoze igikorwa cyo gukunda umugore mu buryo bwa halali ntagire icyo yangiza, ntaki uwo nguwo nyine umubiri we ubukora. Bijye byumvikana neza bavandimwe b'Abayisilamu. Hari usanga abantu bari kubiza abandi ng'Abayisilamu nabo bana cyangwa iki n'ibiki. Meme n'abagore bacu hari igihe usanga ishubuha bayifitiye urujijo ariko ng'Abayisilamu kumva umugore w'Umuyisilamu ng'Abayisilamu ngo mukunda nk'abagore ng'iki n'iki. Ni gutyo Allah subhanahu wa ta'ala yaremye abagabo kandi birazwi. Iyo bari kuvuga ku busambanyi ntabwo abantu babigiraho ikibazo, ariko bavuga mu kurongora abagore mu buryo bwa halali n'iki ugasanga byabaye ikibazo. Rero ibi ni bigaragaza yuko umuntu yari muzima, kandi murabizi yuko muri aljanna Allah subhanahu wa ta'ala abagabo bazitwara neza kuri iyi si azabahereza imbaraga. Ntabwo ndi kwibuka riwaya neza ariko zivuga hafi z'abagore 100 bo kuri iyi si. Urumva ko ni ibintu byiza cyane. Rero hano ku isi niba abantu bakunda abagore rimwe na rimwe bakaba barabajugunya muri haramu, ni bihanganirizo haramu bakore ibada kubera ko abagore barabafite muri aljanna. Wala yatajaddada bidhalika an-nashat wash-shawq ila al-janna wa na'imiha. Ikindi no kwibutsa urubyiruko ko uyu murava rufite mu gukora ni rukore ibada cyane. Rukore ibada cyane, noneho runafite gukumbura no gushaka kureba n'amashyushyu ashawuq n'amashyushyu ila aljanna, yo kwinjira muri aljanna wa na'imiha no kubona inema za aljanna. Abandi b'Islamu ibintu tugomba gukora muri ibada zikomeye cyane harimo gukumbura aljanna. Nitujya tureba inema zo kuri isi, ibiryo byiza, ibiki byo dukumbura aljanna ko niho turi kugana. Kandi mu gukumbura aljanna ni motivation Allah subhanahu wa ta'ala yadushiriye, ni motivation yemewe. Hari abantu bavuga ngo abantu ngo basenga Imana nabi, ngo ni gute ngo wasenga Imana ngo gamije ngo aljanna, ngo businga iyo ngiyo nagari shirki, ngo cyangwa umuntu ngagiye gusenga Imana ngo kubera ngo gutinya ngo umuriro, ngo businga ni gute ngo watinya umuriro, ngo umuntu agomba gusenga Imana ngo yonyine. Hoya, tugomba gusenga Imana yonyine, niko bimeze. Ariko noneho nibyo yatubwiye ngo twifashishe muri motivation, ntabwo twabyanga. Allah subhanahu wa ta'ala avuga intumwa n'abahanuzi wa kanu yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Allah subhanahu wa ta'ala yavuze yuko iyo ngizi intumwa izasengaga Allah zamusengaga zikamusaba yad'unana raghaban wa rahaban. Raghaban ni ugushaka aljanna n'ibyiza byayo, wa rahaban ni ukugendera kure y'umuriro n'ibibi byawo. Izi zari intumwa. Allah subhanahu wa ta'ala ni watubwiye amakuru aljanna muri Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala ni watubwiye amakuru y'umuriro muri Qur'an. Yose yabitubwiriye yagira ngo tumusenge nibyo nko tutamubangikanyije, ariko noneho izi motivation ni iki niyo waziremye. Ntabwo bibujije ko umuntu yasenga Allah subhanahu wa ta'ala wenyine bil ikhlas, anagamije ko Allah azamuhemba. Kuko aya ni nyinshi. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Allah subhanahu wa ta'ala avuga ku basahaba yavuze yuko basengaga Allah bakitangira inzira Allah subhanahu wa ta'ala, yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, bashaka ibyiza Allah subhanahu wa ta'ala yabateganyirije, bashaka no kwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo rero ntabwo wabihora umuntu ngo ari gusenga Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo Allah azamuhembe noneho ngo umurenganye. Ni Allah bimushiriyeho, munsenge ngenyine, mungandukire ngenyine, mwere kumbangikanya, mukurikire intumwa yanjye Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muyubahirize nzabahemba. Ibi ngibi ntacyo bitwaye. Umuntu rero nagerageze izi neema z'isi azishire mu mwanya wazo, yuko ari neema zirangira zitafite igihe kirekire, noneho akorere ziriya neema z'igihe kirekire. N'ubwo ukuntu utarabaye umusitari hano ku isi, abasitari hano ku isi barabirwanira bikarangira, akaba umusitari akajya aho ngaho imyaka 3, 5, 10, ejo ukabona yarangiye nta muntu kimuvuga, harangira kuba umusitari imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uzaba umusitari wo mu ijuru.
uzaburi kumwe n'abuzukuru b'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu cyicaro cyabo Al-Hasan wal Husayn, uzaburi kumwe nabo kubera gukora ibada kwawe. Bashiki bacu bazagire amahirwe, bazagire amahirwe, bazagire uburyo babari mu byicaro bya mama Maryam, mama Maryam, bari mu byicaro bya mama Khadija, bari mu byicaro bya mama Aisha, mama Fatima. Ibingibi ntabwo bazabigeraho bari abantu ba dunia bibereye mu pantara makola bigendera gutyo batitangira. La, nabo bagomba gukumbura inema za aljanna bitwara neza. Bamwe Islamu muri aljanna harimo ibyiciro. Muri aljanna harimo ibyiciro, nihum darajatun inda rabbihim, abantu bazaba barimo ibyiciro kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ntabwo uzajya mu cyicaro cya Rasul sallallahu alaihi wasallam muri aljanna wari umuntu uraho ngaho hasi udafashije. Ubwo rero tugerageze bavandimwe se dukore ijtihad. Sheikh akomeje avuga ati wa idha qama hadha fi qalbi shab dafa'ahu ba'da tawfiq Allah azza wa jalla ila al-ijtihad fi a'mal al-akhirah wa sa'a laha. Iyo umuntu atekereje kuri izi neema, wa idha qama hadha fi qalbi shab, izi neema iyo zinjiye mu mutima w'umusore, dafa'ahu ba'da tawfiq Allah ta'ala, zimujana cyangwa se zikamushira nyuma y'amahirwe Allah subhanahu wa ta'ala, ila al-ijtihad fi a'mal al-akhirah wa sa'a laha, gukora bino bikorwa bya akhira, kubikorera no kubyitangira no kubishakisha akabibonekamo. Wallahu ta'ala yaqul, Allah yavuze iyi aya nziza cyane, waman arada al-akhirata, nawawundu zashaka akhira, wa sa'a laha sa'yaha, alakora ibikorwa byamuhesha iyo akhira, ubwo ni aljanna, wa huwa mu'min, ari umwemera, ahanga yinjira mu mugabo n'umugore. Nyamwe twavuze n'abagore Allah subhanahu wa ta'ala yarabateganyirije, waman arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ngabo Allah subhanahu wa ta'ala azabahembera ibyo bikorwa byabo bitangiye, abashime ariko bahemba aljanna. Bavandimwe Islam rero twere gushukwa n'ibintu birahangaha kuri iyi si, twere gushukwa ni ibifuko biranga kuri iyi si. Abantu bakishira ibintu bya haramu, wagerageje ngo bashaka kuryoherwa, amatelefone yahenze, amamodoka yahenze, ibintu biri kurangira ahangaha. Dutekereze ku munsi turi kwinjirwa muri ya kaburi, tuzajyamo imyaka magana. Uno munsi ba Adam alayhi salam barihe bamaze imyaka ingahe baryamye? Intumwa z'Imana ba Ibrahim bararyamye, abo nabeza n'ababi nabo, ba Firauna n'abandi bari hehe? Bararyamye. Ariko noneho uryamye neza ni wa wundi winjijwe muri ya kaburi yiwe, yari itwaye neza imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Byanze bikunze ibyiza bya Allah subhanahu wa ta'ala bizamugeraho. Ubwo dukumbura aljanna, tuyikumbure pe. Nubona Allah taraguhaye ya yindi ni bari twungukira, zumwe bajya bayita ngo ni iPhone 14, niko bajya bayitanja nyumva gutyo. Nubona Allah taraguhaye anga kuri isi, inshallah vuga ko Allah azaguhereza ibirenze ibyo ngibyo muri aljanna. Nubona Allah taraguhaye amahirwe yo kujya muri VWT, nubona Allah taraguhaye amahirwe yo kwinjira mu nzu igeretse, nubona Allah taraguhaye amahirwe yo kwicira mu byicaro by'abasitari bakomeye, weho tegura ibyawe muri aljanna, kandi Allah subhanahu wa ta'ala azabiguha by'igihe kirekire bitajya birangira, bifite isuku, bapana bino byanga kuri isi. Mudaceka biri kumvikana rero rubyiruko, umwanya n'uyu dufatirane ebana. Twaravuze ngo ni kitabu wa sunna ala fahmi salafil umma. Anga niho honyine ho kuruhukira, niho honyine ho gutuza, niho honyine haguhaye amahirwe kugendera kuri Qur'ani no kuri hadisi, ubisobanukirwa nkuko abasangira ngendo b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abatabi n'abatba tabi'i babisobanukiwe. Ahangaha biiznillah tuzaryoherwa mu minsi yacu iri imbere. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.